Kristo kuzwa abavandimwe ku itariki ya 9 z'ukwezi kwa karindwi duhimbaza abatagatifu 120 biciwe mu Bushinwa. Noneho bose bakitwa abatagatifu b'Abashinwa, ariko izina rizwi cyane rikaba ari uwitwa Augustine Zhao Rong. Tugiye kureba impamvu iby'abatagatifu bitangaje, bikaba binateye n'amatsiko, ariko bikaba binashimishije. Ariko turi bunibaze n'impamvu uyu nguyu Auguste Zhao Rong ari abavanga Auguste Zhao Rong n'abagenzi be, kuki ari we mutagatifu wabaye icyamamare, byaturutse he, kuki ari we mbese washyizwe imbere, ibyo tugiye kurebera hamwe. Ndamaze mbabwire ko Ubushinwa bita ngo ni Empire du Milieu. Mu by'ukuri ivanjiri yahageze ahagana mu kinyejana cya 6, izanwe n'abantu baga baturutse muri za Siriya b'abacuruzi cyane cyane n'abandi bagenzi, bajya kwigisha ivanjiri mu Bushinwa, ariko isa nk'iguma hagati y'abo banyamahanga, kuko buri impamvu Ubushinwa n'uno munsi ubona busa nk'ubuhora mu mishyikirano na Vatikani kugira ngo bemere kiliziya iriya yitwa iya leta n'iki, ni uko byagoye guhera kera abanyaburayi kwinjira mu mico no mu mikorere y'Abashinwa, kubera ko yari imaze imyaka myinshi cyane. Burya iyo igihugu gifite amateka yacyo y'imyaka myinshi cyane, kubyinjiramo biragora. Turi kubara imyaka 5000 mbere ya Yezu Kristo, na mbere yaho Ubushinwa bufite abantu babo b'abahanga. Ku buryo rero barubatse ingoro, barakoze ibintu by'ibitangaza. Bizwi cyane witwa Marco Polo. Marco Polo yari ubwo babyita umutaliyani, yakomokaga hariya muri za Venise. Noneho ajyayo by'igitangaza, abona avuye mu Bushinwa, ariko arebye aho bageze mu bijyanye n'umuco n'iterambere n'iki, agaruka ababwira atoya, burya hari abantu badusize, burya Abashinwa bari imbere yacu. Uwo mugabo yaragiye kubizira. Turi kwemeza ko abantu batazi Yezu Kristo, batazi Imana, bashobora kugira imico igera imbere yacu. Kuvuga ngo rero abanyaburayi bajyaga mu Bushinwa bagatangara, bakabona barabasize cyane mu bijyana n'iterambere, cyane cyane ku bami baho. Ariko abakristo bahageze ba mbere mu kinyejana cya 6 bagerageje kujya bashinga twa kominote tw'abakristo. Noneho bitewe n'uko umwami w'abami wabaga ariho, byabaga bimunyuze, akaba yemera bagakora, undi agasa nk'ubatoteza, ariko ntibigeze ndavuga nti abantu benshi, abakristo benshi. Wavuga ruti mu by'ukuri kwigisha ivanjiri mu Bushinwa byatangiye mu kinyejana cya 16. Ni ukuvuga ngo hari nk'ibinyejana 10 byabayeho, binjira basohoka, ubukristo buriho butariho. Ntabwo mu kinyejana cya 16 niho wavuga uti niho ubukristo bwatangiye rwose kuko mu Bushinwa, kubera ko ubwamisiyoneri baturutse i Burayi bagezeyo, cyane cyane abapadiri b'Abayezuwiti. Uzwi cyane ni Matteo Ricci. Matteo Ricci yagezeyo, arazwi cyane kuko akihagera ikintu cya mbere yabanje gukora ni ukwiga. We yirinze guhita yinjira ashaka guhatira, kuko ayo mahana henshi cyane yagiye aturuka, ni uko kwigisha ivanjiri kw'abanyaburayi kwajyanaga no guhindura abo bigishije kubaho nk'abanyaburayi. Ibyo muri Afurika byaroroshye cyane, kubera ibintu bitatu. Icya mbere habanje nyine kubaho kuriya gufata abirabura bakabagira abacakara, bakabatwara muri Amerika n'ahandi hose. Icya kabiri haba na colonization. Ariko ikindi cyari gikomeye cyane ni uko imico yacu yari itari imico yiyubatse cyane, uvuge ngo hari imyaka 1000-2000 wavuga uti hari aho abantu bageze. Abari bafite aho bageze muri Afurika y'Amajyaruguru, ariko ahandi henshi barageragezaga. Izindi ngoma zindi zasenywe muri icyo gihe cya kera, ziriya za Tombouctou zo muri Mali no muri za Congo, ariko avuga uti zari zikishatse, zitari zashobora kugira imbaraga zo kuba zahangana n'imico y'abo bazungu bageze muri Afurika, basa nk'abateye imbere cyane. Noneho ikindi rero, iyobokamana ryacu ryashingaga cyane cyane ku bwoba.
ubwoba bw'abazimu, ubwoba bw'ibiki n'ibiki, kugirirwa nabi. Noneho ivanjiri zihumuriza biza gutuma abantu benshi bayiyoboka, ariko nanone abo bari baje bafite ubukungu bwinshi kuruta n'ubwacu, niko wavuga. Noneho mu Bushinwa hose uko byari bimeze, kuko buriya bavuga ngo za pate cyangwa amasipageti n'ibikino nibyo by'abataliyani, buriya babikomeye mu Bushinwa. Abashinwa nibo ba mbere bari bafite ibyo bintu. Noneho abo bitwa nababwiraga mu kanya bagiyeho mbere, bagerageza kujya bafata ahubwo noneho ibyabo bakajya kubihinga no mu Burayi. Mbivuze kubera ko Mateo Ricci ibanga rye ageze mu Bushinwa nk'umuyezuwiti, ntabwo byabaye gufata abashinwa ngo abahindure abanyaburayi. Mateo Ricci ahubwo yagize atya, yiga ururimi rwo mu Bushinwa, yiga n'imico yabo, yewe n'imyambarire yabo aba ari byo afata, noneho atangira kubigisha asa nabo. Ariko birumvikana iki gihe ntabwo Vatikani byakiriye neza ayo n'andi mateka, ariko nibura igihe bagezeyo nibwo bavuga uti ivanjiri hari ukuntu yari itangiye kwinjira hehe, kwinjira mu Bushinwa. Ariko mu kinyejana cya 17 nibwo rero abakristo batangiye gutotezwa. Urumva abashinwa benshi bari bamaze kwakira ubukristo, bakira Nyagasani Yezu Kristo, bakira ivanjiri, ariko mu kugenda bakira iyo vanjiri, abategetsi b'abashinwa bakabona abo bantu bagenda babakiraho ko bari kugenda binjira mu yindi mico yindi batari bamenyereye. Ubwo rero bagerageza rero kuba bahamya n'iki, ariko ubwo batangira gutotezwa. Mu by'ukuri uwa mbere wishwe ni umupadiri w'umudominikani wakomokaga mu gihugu cya Esipanye, Padiri Francisco Fernandez de Capillas. Francisco Fernandez de Capillas uwo nguwo yafashwe mu 1927, amaze gufatwa arafungwa. Aho yari afungiye, aho kugira ngo abazwe n'uko afunzwe n'ibiki, ahubwo bafunganye akajya bigisha ivanjiri, birangiza mu buroko aho yari afungiwe aje kubagira abakristo. Noneho rero baza kumuca umutwe, ariko igihe bamuca umutwe mu 1948, igihe bamuca umutwe Padiri Capillas yari amaze kugira abayoboke benshi mu buroko, ku buryo abenshi baje gufungurwa muri abo ngabo ahubwo bari mu baje gukomeza cyane cyane ubukristo. Noneho niyogeza avanjiri rye biza kuzamo nyinemo aba bamaritiri ndi kubabwira. Bose hamwe rero abamaritiri bakaba 120. Bapfuye hagati y'ibihumbi 1948 nyine ubwo bicaga Padiri Capillas, kugeza mu 1930. Mvuga ngo uko bagiye bitwa mu gihe kinyuranye, bafashe mwaba 120 kumva ko ari benshi bapfuye. Abangaba nuko ari bo bavuga ngo bamenyekanye ku mugaragaro. Muri 120 rero harimo 87 babashinwa kavukire, abakristo bashinwa kavukire, na 33 babaga ari abamisiyonari baturutse mu nce zinyuranye z'ibihugu by'Iburayi, bavukiye ahandi. Muti rero kuki rero noneho uvugwa cyane muri aba bamaritiri ari nawe witirirwa uyu munsi wa none ari Mutagatifu Augustine Zaworong. Augustine Zaworong afite amateka ashimishije, atwibutsa bimeze nk'ibya Paul Mutagatifu bamaze kwica Stefano, akagenda gutangira imitekerereze yo kwibaza ibyo ari byo, bimwe bisa na bya bindi bya Mutagatifu Longini wateye icumu mu rubavu rwa Yezu, nyuma yabona ukuntu umukirisitu agenda akaba umukristo, n'abandi benshi bagiye bahinduka kubera ko babona uburyo abakristo bitwara. Uyu rero Padiri Zaworong Augustine ahagana mu mwaka w'1900, ubwo yari amaze kwica abakateshisite b'abashinwa, bamaze kwica na bamwe mu bapadiri n'iki. Uyu rero Zaworong yari umusirikare w'umushinwa. Mvuga ukuntu Imana inyura mu nzira nyinshi zinyuranye. Yari umusirikari w'umushinwa ashinzwe guherekeza umupadiri w'umufaransa, musenyeri w'umufaransa bari intumwa hariya, kumuherekeza mu rugendo rwo kujya kwicirwa ipeki ino nyine hariya.
bivuga ngo kwa kundi bafata imfungwa bati imfungwa rero ni wowe ushinzwe kuyiherekeza wa musirikare. Icyitwaye ni ukujya kwicirwa ipeke, ugomba rero kumutwara ukamugezayo. Musenyeri witwaga John Gabriel Turin de Frese, kugira ngo yari umumisiyonari w'umufaransa. Ubu rero John Gabriel Turin de Frese aherekezwa rero n'uwo musirikari, birumvikana n'akandi kagurupe k'abasirikare benshi, ariko uyu nguyu Zaolonge ariwe mukuru w'iyo gurupe yari yaherekeje uyu musenyeri kugira ngo bajye kumwicira hehe ipeke kumugaragara kuvuga bose babona. Noneho bagendana mu nzira akajya abona uburyo uwo mupadiri yihanganira ibitotezo, yihanganira gucishwa bugufi, uburyo bamugirira nabi agaseka, uburyo bamukorera iyicarubozo bakabona we nta kintu bimutwaye cyane, akihangana akabasengera akanabasabira ku Mana. biza kumukora, haravuga ati ibintu harimo ikintu kindi kiri gukoresha uyu muntu. Aragenda rero, sibwo se birumvikana nyine, ubwo nyine Musenyeri John Gabriel Turin de Frese ubwo ngubwo yamaze kugera nyine ipeke, baramwica nyine, baramwica. Ariko uwo musirikari we ahita asaba batisimu, afata izina rya Augustin. Izina rya Augustin rero ntiyagarukira ku kuba umukristo gusa, ahubwo arakomeza mu bukristo bwe, ahinduka umupadiri wa mbere w'umushinwa. Niwe umupadiri wa mbere w'umushinwa wavuga uti wishwe. Augustin Zaolonge rero amaze guhabwa batisimu, amaze no guhabwa ubusaserdoti, yaje kuba umupadiri wa mbere w'umushinwa diyoseze, umupadiri wa mbere rwose w'umushinwa wo muri diyoseze. Mu 1925 nibwo nawe yaje kwicwa, abanje gutotezwa, mbese nk'uko wamushyize mu bukristo, ndashaka kuvuga uriya padiri Turin de Frese, uko yapfuye niko n'uyu wari umusirikari yaje kwicwa, abanje gutotezwa azira kwemera Yezu Kristo. Reka rero ibintu by'ubumaritiri byo guhorwa Imana hari aho bigenda biba isomo rikomeye cyane, kuko uyu munsi kiliziya mu Bushinwa, kuko ngo ni kiliziya ebyiri. Hari kiliziya nyine wavuga ati iyo yumvira Roma ikumvira amabwiriza ya Papa, na kiliziya ishyirwaho na leta, ariko ntibibuza ko ivanjiri yamamara. Uko biri kose ivanjiri abo bakristo barayakiriye. Nyuma rero itotezwa ubwo ryarakomeje kugeza ku gihe cyo kwivumbura cyari twa Boxer mu kinyejana cya 20. Noneho ngaho bica abandi benshi barimo n'abanyamahanga. Rero abo bapfuye rero dufate mu bare abashinwa bonyine, tureke abanyamahanga uko ari 87, bari nk'ibyiciro byinshi: abasaserdoti, abagabo, abagore, abana, ku buryo umuto yapfuye afite imyaka gusa 9, umukuru afite 79. Abari ko bakomotse mu byiciro byose biranyabya, ntabwo bari mu bakene cyangwa mu bakire, bari bakomotse mu byiciro byose byo mu gihugu cy'Ubushinwa. Nuko rero bakaba rero muri bo harimo abapadiri nyine b'Abashinwa, uko nabibabwiraga, bakurikije inyigisho za Padiri Augustin Zaolonge wa mbere, bakurikije ibyo abakatekisite babigishaga. Muri bo hakaba harimo rero abatetsi, hakaba harimo abahinzi, hakaba ibyiciro byose biri muri abo ngabo bapfuye bazira izina ry'Imana. Noneho iyishimishije rero, kariya kana k'imyaka 9 bakabwiye bati tugiye kugukuraho uruhu ubundi tukwabaze wumva ukomera. Imyaka 9 karasubiza ngo nimwishimishe, kuko akabango kose k'umubiri wanjye muri bukureho karabereka ko ndi umukristo. Urumva umwana w'imyaka 9
kutwemera avuga ati mukora icyo mushaka ariko aho mukora hose 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 ndi umukristo. Abandi bagerageje kubabuza gupfa, benshi bahitamo barabanangira rwose, bahitamo kwicwa aho guhakana ijambo ry'Imana. Yezu rero bakunze yarabakiriye, akaba ari nayo mpamvu Papa Yohani Pawulo wa kabiri yabafasha abo ngabo bose abashyira mu rwego rw'abahire, rwabashyira mu batagatifu mu mwaka w'ibihumbi bibiri, kuko byagaragaraga nyine ko ubuzima bwabo ari ubuhamya bukomeye cyane bw'ivanjiri. Icyo kintu rero, icyo kintu cyo kutagirira nabi ukugirira nabi ukamwitura ineza, turabisanga no mu ivanjiri, nako no mu masomo y'uno munsi. Igitabo cy'intangiriro, igitabo cy'intangiriro niyo somo ry'uno munsi ku mutwe wa 41, bari kutubwira ukuntu abo mu muryango wa Yozefu bageze mu Misiri bagiye gusabiriza kubera ko inzara yari yamaze kubica, bamaze ibiryo bisigaye hehe mu Misiri honyine. Abo ngabo nibo bari baragurishije nde? Yozefu. Ariko mu bwenge bwabo bazi ko yanapfuye. Buretse bamugera imbere ari 10, uko bari baraseka na kabo Benjamin. Isi yavuze ati ko ntimugatwara mukuru we, mwaramutwaye muramwicisha, ariko kandi ntimugatwara. Noneho baba ngaba bikubise imbere ya Yozefu. Yozefu ari we noneho ushinzwe gutanga ibiryo ku bakene no ku bashonji ndetse no kugurisha ku bashobora kugura. Yozefu amaze kubabona n'inabi yose bamugiriye, icyo yakoze ni ukubabwira ati ngiye gufunga umwe muri mwebwe, mwebwe musubireyo muzane uwo muherezi wanyu nawe mubone, kuko mba niwe bavukanaga kuri se no kuri nyina. Noneho rero baravuga bati ibyo turi kuzira ibyaha twakoze ni ukuri. Aho rero ni heza cyane, aho ni heza cyane, kuko ubwo umuntu w'umunyacyaha agera ahantu akavuga ati ibintu biri kumbaho n'ingaruka z'ibyaha, kuko muri isi ntawe ujyana umwenda. Ikibazo aho kiri ni uko hari abadashobora kwicuza gutyo, yabona ibintu bimubayeho akumva ko ntashobora no kuvuga ati nyamara ibintu bibi nakoze, dore umutego washibutsemo n'uyu nguyu, icyo bitanze n'izi ngaruka ndi gucamo. Iyo uvuze utyo uba watangiye gusaba imbabazi Imana, uba watangiye gusaba imbabazi mu mutima wawe n'uwo wahemukiye. Cyane cyane ko aba ngaba babivugaga mu rurimi rw'iwabo, bibwira ko Yozefu ari umunyamisiri atarwumva, kandi nyamara byose yarabyumvaga. Noneho Yozefu yiyumvira rwose ko mbere nyina barimo batakamba basaba imbabazi, ariko arababwira ati nako bene se, kuko niko nababwiraga nyine, isi yari afite abagore 4, abagore 2, Leya na Rasheli bavukanaga, buri mugore azana umuja we, nabo bose nabo Yakobo bose arabafata, bose babyaraho abana. Abo bahungu 12 rero utabarenga abakobwa bashiki babo nibo bakomotseho ikiswe inzu ya Isirayeli. Noneho aho nshaka kuvuga rero ni ukuntu Yozefu yirinze kwihorera, kuko yarabonye uburyo bwo kuvuga, abwira ati mwebwe ibintu mwankoreye mubone. Ariko aravuga atoya, ineza igomba gutsinda inabi, kuko ikibi ukora kigutanga imbere, icyiza ukora ukagisanga imbere. Ni byiza rero ko, kandi ikindi rero ugira nabi. Hariho abantu bagira batya bagafata, kubera ko bagiye nabo bagashaka ukuntu bitura inabi, ariko uritura inabi, ya nabi wagiriye ntivaho. Nyamara nukora icyiza, wa muntu wakugiriye nabi bishobora kumuha isomo ryo gutekereza, agahinduka akaba umuntu mwiza. Noneho ikindi rero, nukora ikibi wenda urabikora mu burakari, mu mujinya, mu gahinda n'iki, igihe kizagera umutima ukubwira uti ariko ibintu nakoze ni ibiki. Ubwo muzamubona abantu bamwe nyine, iyo atabaye umugome cyane abaho yihisha, cyangwa akabaho umutima umurya, kubera ko aba ari kuvuga ati ntabwo byari ngombwa.
ibyo batubwiraga batwigisha muri busikoloji, ngo niba ufite umujinya cyangwa ukaba ufite agahinda, ikiza ntugire ikintu na kimwe ukora, fata umwanya ubanza utekereze, nubara kumva umaze gutuza aba ari bwo ugira icyo ukora. Ntabwo rero bikundira abantu benshi baba bari mu gahinda, mu ishavu, mu mubabaro, noneho bamara gukora ikintu nyuma cyangwa yakoshya abantu kugikora, nyuma bajya kubona ukabona bari kwicuza kandi baramaze gukora ishyano. Yozefu mutagatifu rero Yozefu harimo ijambo rinakomeye cyane iyo batubwira kuri Yozefu nyine, kuko Farawo yabonaga ngo abantu bose bashonje, akababwira ati mugende musange Yozefu agire icyo abamarira, bagasanga nyine Yozefu, musange Yozefu, mujye kwa Yozefu. Rero dufite Yozefu umugabo wa Bikira Mariya, niwe tujyaho kuko niwe nyine umurinzi wa kiliziya, akaba n'umurinzi w'ingo zose. Noneho iri jambo rero mujye kwa Yozefu hari ukuntu ritubwira ati nawe wa wundi nashinze urugo rwanjye rw'i Nazareti, nawe nimugende mujyeyo agira icyo abamarira. Mu gusoza rero ndagira ngo ibya Yozefu tubihuze n'ibi ngibi turimo tuvuga by'abatagatifu bo mu Bushinwa, ariko cyane cyane ririya somo ryakomotse kuri uriya wari umusaseridoti watumye uriya wari umusirikari ahinduka akaba umukristo. Ibyo ni akamaro, ni agaciro k'ubuhamya, kuba umuhamya w'icyo wemera. Hariho abantu bacibwa intege gahoro cyane ku buryo bworoshye, iyo umuntu uvuga ko yihaye Imana avuze cyangwa akora ibintu bibi yibwira ko ari gushimisha abo ngabo, uwo muciye intege birasubirwaho. Ariko iyo ubonye uburyo witwara neza nk'umukristo, bishobora kuba intandaro yo guhinduka, nk'uko nyine byagendekeye kuri Padiri Augustine Muzaworong wahindutse kubera ko yabonye uburyo abamisiyoneri babereye intangarugero. Tugumye rero dusabire kiliziya mu Bushinwa, iyo yameneye amaraso, aba batagatifu bameneye amaraso, kuko n'abari abanyamahanga ntabwo biswe abahoye Imana ni abahoye Imana bo mu Bushinwa, nabo bitwa Abashinwa kuko bameneye amaraso yabo muri icyo gihugu cyo mu Bushinwa. Dusabire kiliziya mu Bushinwa ikiri nko gutotezwa bifatika, kugira ngo iki kintu cy'ubwiyunge no kuba abakristo nyakuri babeho koko. Tunasabire kandi ahantu hose batoteza abakristo, dusabire imbaraga bari gutotezwa kugira ngo bakomere mu kwemera. Ushobora byose rero n'abantu umugisha ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen.